Iyo Yesu agaragaye ubuzima bwacu buragaragara, Imana ishimwe cyane. Iyo Yesu aduhagarariye ubuzima bwacu buragaragara, Imana ishimwe cyane. Iyo Yesu aturebereye ubuzima bwacu buragaragara. Ntabwo yaryama ngo kuko aryamye twashira. Reka nkubwire mama, we waruzi ko umugisha wawe ugiye guca ku ruhande rwawe, ariko ntabwo uzanyura ku ruhande. Umugisha wawe uzakuzaho mu izina rya Yesu. Isezerano rifite ry'uko avuzweho n'Imana ngo iki Imana yavuze ntabwo kizigera kiyoba. Ndabikubwiza ukuri, tugendere mu ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro ibice 48, dusoma umurongo wa 11, tuza gusoma umurongo wa 17 kugeza wa 19. Ndababwira ngo rero ijambo ry'Imana ni umugambi mwiza kuri twebwe. Ni ijambo ridukebura, ni ijambo riduhesha ibyiringiro, ni ijambo ridushyira mu mwanya wacu. Nkubwire ngo uyu munsi ukizwa mu mwanya wawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro muri uyu mwanya mwiza w'umugisha, umwanya w'umunezero, umwanya w'ibyishimo, umwanya Imana iduhaye kongera kubagezaho ijambo ry'Imana, umwanya Imana idutije. Ntabwo twari tuzi ko natwe tugeze amagingo tukiriho, ariko Imana itubeshejeho, ikomeje kutwongera igihe cyo kubaho. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Uyu ni umunsi wa gatatu w'icyumweru, umunsi Imana igiye gukoreraho imirimo n'ibitangaza, umunsi Imana igiye kugeza ijambo ryayo ku bantu batuye isi yose. Ijambo rigiye kunyura kuri iyi channel IHUMURE TV, kuri televiziyo. Imana igiye gukoreraho, ikora ku buzima bw'abantu, yerekana gukora kwayo, yerekana imirimo yayo, yerekana ubuzima bwayo ku buzima bw'abantu kugira ngo nibongere bibone mw'Imana uyu munsi. Imana ibaho umugisha rero. Ngiye muri kumva ni Pasiteri Nzayisenga Adiyeri, umuhanuzi w'Imana mukunze gukurikirana kuri iyi channel. Uwiteka abagire neza kandi Uwiteka abakomeze kandi Uwiteka abahe kumeza kubana nanjye muri uyu mwanya utari ube muremure. Imana ibaho umugisha. Rero ntabwo turi butinde cyane, turaza kumva ijambo ry'Imana ry'ubugingo kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe ku buzima bwacu, kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe ku mibereho yacu, kugira ngo twumve icyo Imana iduteganirije muri izi mpera z'umwaka no muri iki gihe turimo tugiye kugera mu mwaka mushyashya wa 2022. Imana rero ibiteho, Imana ibakomeze. Ni Pasiteri Nzayisenga Adiyeri uyoboye itorero Imbaraga z'Umusaraba rikorera mu karere ka Gasabo muri Kimironko. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma dusenge. Nitumara gusoma ijambo ry'Imana dusenge, nitumara gusenga twumve icyo Imana ivugana natwe. Dusome ijambo ry'Imana tubona mu Itangiriro ibice 48, duhere ku murongo wa 14. Isiraheli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi, arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko ye abizi kuko Manase ari we wari imfura. Asabira Yosefu umugisha ati Imana iya sogokuru Aburahamu na data Isaka bagenderaga imbere, Imana yantunze mu bugingo bwanjye bwose ikageza ubu. Marayika wanshunguye mu bibi byose, ihe aba bahungu bawe umugisha. Imana ishimwe cyane. Dusome n'umurongo wa 16. Yosefu abwira se, duhere ku wa 17. Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza, aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushyire ku mutwe wa Manase. Yosefu abwira se ati ntugire utyo data, uyu ni we mfura, abe ari we urambika ikiganza cyawe cy'iburyo ku mutwe. Se aramubwira aravuga ati ndabizi mwana wanjye, ndabizi. Uwo nawe azahinduka ubwoko kandi nawe azakomera, ariko murumuna we azamurusha
gukomera, urubyaro rwe ruzahinduka amaboko menshi. Imana yacu ishimwe cyane. Ndi ku ijambo rivuga ngo Uwiteka nanyuranye amaboko. Uwiteka anyuranyije amaboko. Data, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ishoboye byose, Imana ifite imbaraga kandi Imana y'urukundo, Imana yabanye natwe kuva mu ntangiriro z'umwaka kugeza muri uyu gusoza umwaka, muri aya matariki asoza umwaka, muri uku kwezi kwa 12, ukaba ukitubeshejeho, izina ryawe nirishimwe. Hari benshi batakiriho, ariko suko tubaruta ubwiza, suko twabarusha gukiranuka, ahubwo nuko igihe cyabo cyari kigeze. Natwe Mwami Imana nyagasani, igihe cyacu nubwo kitaragera, ariko duhe guteganya ibyiza imbere yacu kugira ngo tugendere mu bushake bwawe. Nubwo twava mu mubiri, tuzasiga inkuru nziza imusozi, cyangwa dusiga ibyiringiro bizima imusozi, cyangwa dusiga imvugo nziza imusozi, kugira ngo Mwami Imana nyagasani, abo tubana nabo nabo tugendana nabo babone ko tutababereye babi, ahubwo dukomeze kubabera beza. Tubere ibyiringiro by'umugisha, kandi iri jambo rikiza imitima ya benshi. Iri jambo Mana nyagasani rikuze buri muntu wese, rimushyire ku rwego rukwiriye. Kandi Uwiteka Mana, unyuranye amaboko yawe kuko gushyirwaho ikiganza, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Mana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Dusumaze gusoma ijambo ry'Imana, tubona umugabo witwa Yakobo, tubona umugabo witwa Yosefu, tubona umugabo witwa Efurayimu, tubona umugabo witwa Manase. Aba bose bitirirwa Isiraheli, mbese bitirirwa Yakobo. Yakobo nawe akitirirwa Isaka, Isaka nawe akitirirwa Aburahamu, Aburahamu nawe akitirirwa Tera. Iki cyose ni igisekuru cyavuye ku buzima bwa Aburahamu, kubera ko Aburahamu niwe wahawe isezerano ryo kuzakomokwaho amahanga menshi, kandi ayo mahanga agakomera akagera ku rwego azamenyekana ku isi yose. Niko byagenze rero nk'uko Imana bivuze. Nkubwire ngo icyo Imana yavuze, icyo Imana yakuvuzeho utaranakimenya kizaba mu izina rya Yesu, kuko cyabaye kuri Aburahamu ubwo Imana yakimubwiraga kuba ubwoko bwa Isiraheli buzamukomokaho, cyangwa se amahanga menshi azamukomokaho, azahinduka ubwoko bukomeye. Ibyo rero byatumye Imana ikomeza guherekeza ijambo ryayo yavuze, byatumye ibasha guherekeza isezerano yavuze, kugira ngo ribashe gusohora, abantu benshi bazakurikirana amakuru bamenye ko hari Imana yavuze kandi ikavuga ku mugaragu wa Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo tuba mu buzima tuba mu buzima bugoye, tukaba mu buzima bw'ibihe byinshi, tukaba mu buzima bw'imyaka myinshi, ariko tudasobanukirwa icyo Imana yatuvuzeho. Imana ishimwe cyane. Twebwe duhurira hehe n'Imana? Reka mbabwire ngo twebwe, Bibiliya yerekana ko ngo tutari ubwoko, ngo ariko uyu munsi turi ubwoko. Niba tutari ubwoko, uyu munsi duhinduka ubwoko gute? Imana ishimwe cyane. Mbabwire ngo igihe Imana yaremaga abantu, yarabaremye ngo bakomeza kugenda baba benshi, ngo ariko ko babaga benshi bakarushaho kugenda bagira n'ibibi byinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero byatumaga umugambi w'Imana ugenda uva ku bantu. Igihe kimwe ngo kigeze ngo abantu bageze mu rwego rwo kwinubwamo n'Imana, Imana imaze nayo kubatera umugongo, ngo hanyuma Yesu ngo aramanuka, ngo aza mu buryo bw'umuntu, aza gupfira ikiremwa muntu, ngo umuntu yongera kugira ishusho, ngo umuntu yongera kugira ubuzima, ngo umuntu yongera kugira imibereho, ngo umuntu yongera kugira agaciro. Bituma Yesu agaragara kuri twebwe. Hanyuma ngo iyo Mana iturebye, iturebera muri Kristo. Uyu munsi turi abana b'Imana bitewe nuko Kristo yadutangiye igitambo cy'amaraso, tukabasha kongera kuba abantu. Imana ishimwe cyane. Agaciro dufite ku Mana twebwe rero ni amaraso ya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ariko Abisiraheli agaciro bafite ku Mana ni isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twebwe turi ku gaciro k'amaraso, ariko Abisiraheli bari ku gaciro k'isezerano Aburahamu yagiranye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibi rero ni ibintu tugomba gusobanukirwa, ntitukajye twitiranya ibintu tukabitandukanya tugendeye ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Turabizi twese ko Imana yagiranye na Aburahamu isezerano, bakagirana isezerano nawe. Imana ikamubwira ngo Aburahamu, nzagwiza urubyaro rwawe, uzororoka, urwo rubyaro rwawe ruzaba amahanga akomeye, ruzaba amahanga menshi. Imana ishimwe cyane. Niko byaje kugenda nk'uko Imana yabisezeranyije Aburahamu. Haleluya. Twebwe rero ubuzima bwacu bw'uyu munsi ntabwo turi ku isezerano ryo kwa Aburahamu nshuti z'umusaraba, turi ku isezerano ryo kuri Yesu, ryo ku maraso y'igitambo cy'amaraso twamenewe kugira ngo tubashe kubona. Ubundi twari abanyamahanga. Bibiliya ivuga ngo ntabwo twari ubwoko, ngo ariko uyu munsi turi ubwoko. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo twari turi kure cyane y'amasezerano,
amasezerano yari ari kure yacu. Ntabwo twitirirwaga amasezerano yo kwa Aburahamu, twitirirwaga ko Yesu azaza akaducungura. Ubuzima bwo muri Kristo Yesu nibwo tubarirwamo. Imana ishimwe cyane. Iyo Yesu agaragaye, ubuzima bwacu buragaragara. Imana ishimwe cyane. Iyo Yesu aduhagarariye, ubuzima bwacu buragaragara. Imana ishimwe cyane. Iyo Yesu aturebereye, ubuzima bwacu buragaragara. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ntabwo yaryama ngo kuko aryamye twashira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwibuka cya gihe Yesu ngo ari mu bwato, ari mu nyanja, byatumye ngo abigishwa bari kumwe nawe ngo babona umuraba wirunze mu bwato ngo bagira ubwoba bwinshi cyane. Bibiliya iravuga ngo yari asinziriyeho gatoya. Haleluya. Ako gatoya konyine kateye Abisiraheli, kateye abigishwa gutuma batakishwa n'ubwoba batewe n'umuraba winjiye mu bwato. Imana ishimwe cyane. Ngo baramukomanga, ngo bamukomanze ngo arashigukira hejuru, ngo ashigukiye hejuru ngo acyaha umuraba w'inyanja ngo wa muraba ukurwaho. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero byatumye Yesu amenya ko abigishwa, byatumye bamenya ko abigishwa aribo bazi ko bafite agaciro kuri Yesu. Yesu abuha agaciro kubigishwa. Bivuga ngo uyu munsi wa none rero agaciro kacu ni kuri Yesu. Iyo dutatse dutakira Yesu, iyo dusenze dusenga Yesu, iyo tuvuze tuvuga Yesu, iyo turyamye turyamira muri Yesu, iyo tugenda tugendera muri Yesu. Reka nkubwire ngo kugenda kwawe gendera muri Yesu. Reka nkubwire ngo kuryama kwawe ryamira muri Yesu. Reka nkubwire ngo kuvuga kwawe vugira muri Kristo, vugira muri Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turi mu gihe cyiza cyane. Turi mu gihe Yesu atubereye maso. Turi mu gihe Yesu adukomeje. Turi mu gihe Yesu aje ku buzima bwacu kandi agahindura amateka yacu. Imana ishimwe cyane. Twasomye ijambo ry'Imana iboneka mu itangiriro. Narindi ku kintu cyitwa isezerano ry'abantu ry'Abisiraheli, ariko ndi no ku masezerano y'abiki gihe. Abiki gihe ndababwiye ngo tubeshejweho n'amaraso ya Yesu, ntabwo tubeshejweho n'amasezerano yo kwa Aburahamu. Ariko ku Bisiraheli babeshejweho n'isezerano ryo kwa Aburahamu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana rigaragaza umugabo witwa Yakobo. Uyu mugabo witwa Yakobo ngo yatumije ngo umwana we witwa Yosefu, aramubwira ngo abana bawe babiri, ngo umwe witwa Efurayimu undi witwa Manase, ngo abo bana wabyariye muri Egiputa ntarahagera ngo nze kukureba mvuye i Kanani ngo nze muri Egiputa, ngo abo bana wahabyariye ngo nabanjye ndabashyira mu banjye nkuko ba Rubeni bameze. Niko Bibiliya ivuga iyo usomye igice cya 48. Imana ishimwe cyane. Maze ngo Yakobo abwira Yosefu, aramubwira ngo mva nkubwire Yosefu, ngo zana abo bana hano mbaheshe umugisha kuko ndashaje ndetse ngiye no gupfa. Ntapfa abo bana nabahesheje umugisha kuko abanjye nabo umugisha barawufite, n'abana bawe babiri wabyaye bagomba kuba abana b'umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo hanyuma ngo umubyeyi witwa Yosefu ngo afata abana be babiri ngo arabajyana bageze imbere y'umubyeyi we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Maze ngo bafashe ngo afata ngo umwana mutoya ngo amushyira mu kiganza cy'iburyo, ngo afata umwana mukuru ngo amushyira mu kiganza cy'ibumoso. Maze ngo kugira ngo Yakobo aheshe umugisha abana ba Yosefu, ariko abaheshe umugisha mu buryo Yosefu yifuza. Imana ishimwe cyane. Ariko ntabwo ari byo byari biri mu bitekerezo bya Yakobo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Maze ngo Yosefu afata abana babiri arabagenda begereza Yakobo. Ngo amaze kubegereza Yakobo, ngo Yakobo ngo afata ngo ikiganza cy'iburyo ngo agishyira kuri Efurayimu, ngo afata ikiganza cy'ibumoso agishyira kuri Manase. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Maze ngo Bibiliya ivuga ngo Bibiliya iravuga ngo hanyuma ngo Yakobo ngo afata ikiganza ngo akinyuranya n'ikindi. Bibiliya yavuze ngo hanyuma ngo anyuranya amaboko, ngo afata amaboko yarayanyuranya, ngo afata ikiganza cy'iburyo agishyira kuri Efurayimu, ngo afata ikiganza cy'ibumoso agishyira kuri Manase. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo Yosefu ngo abonye ariko umubyeyi wabigenje, mwibuka ko ngo Yakobo ngo yaramaze gusaza atakireba, ariko Imana yamubwiraga ibyo agomba gukora. Bivuga ngo connection y'Imana na Yakobo yari iri hafi ye. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo afata ikiganza cye ngo aragenda agishyira ku mwana w'umuhererezi. Imana ishimwe. Kuko Imana yari yavuze ko Yakobo yari yavuze ko abwiwe n'Imana ko umwana mutoya ari uzagira umugisha. Haleluya. Ngo umukuru akamukorera. Uwiteka bw'icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire rero ngo igihe kirageze kugira ngo agaciro kawe wahawe n'Imana ugahabwe.
ndagira ngo ubwire ngo umugisha wabwiwe n'Imana igihe kirageze ngo uhabwe, nubwo byagenda gute ntawe uzawufata ngo awunyuze ku ruhande. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana yakugeneye Imana iragikora kandi ntawagihagarika. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Yakobo ngo afata ngo ikiganza cy'iburyo ngo agishyira ku mwana wagombaga kugishyirwaho, ngo afata ikiganza cy'ibumoso ngo agishyira ku mwana wagombaga kugishyirwaho. Haleluya. Ngo maze Yakobo anyuranya amaboko. Kunyuranya amaboko kwa Yakobo ntabwo byashimishije Yosefu. Yosefu ngo yahise afata ikiganza cy'iburyo cyagiye kuri Efurayimu ngo aragifata agishyira kuri Manase. Maze ngo Yosefu ngo afata ikiganza cyagiye ibumoso ngo cyagiye ibumoso kuri Manase ngo agishyira kuri Efurayimu ngo ikiburyo agishyira kuri Manase. Imana ishimwe cyane. Mbabwire ngo rero iki kiganza ni ikiganza cy'umugisha. Imana yagishyizemo umugisha wo guhesha umugisha. Imana ishimwe. Yakobo yari wo guhesha umugisha, agahesha umugisha abana ba Yosefu n'abana ba Isiraheli. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana rero yatuvuzeho ijambo. Dufite Imana icyo yatuvuzeho kitazarekwa gukora. Dufite Imana icyo yatuvuzeho kitazareka kutugeraho. Imana ishimwe cyane. Erega ubuzima urimo wibwivovotera, icyo Imana yavuze kizakubaho mu izina rya Yesu. Erega imibereho urimo wiyivovotera, icyo Imana yavuze kizakugeraho mu izina rya Yesu. Uri mu masezerano y'amaraso ya Yesu. Yesu nawe yaragucunguye, Yesu nawe akubeshejeho, Yesu nawe arakureba mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ubwire ngo ikiganza cyagenewe kukurambikwaho kizakurambikwaho kandi umugisha w'Imana uzawuhabwa. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana ishoboye byose. Dufite Imana y'imbaraga. Ndagira ngo ubwire ngo Yakobo yari umubyeyi. Ndagira ngo ubwire ngo Yakobo yari afite ubushobozi bwo kubasha gushyira ikiganza ku Imana yamubwiye. Ariko ntabwo Yosefu yagombaga kudeviya icyo Imana yavuze ku mwana. Haleluya. Maze ngo Imana ibwira Yakobo, iramubwira ngo shyira ikiganza cyawe. Haleluya. Ngo shyira ikiganza cyawe ku mwana navuze. Shyira ikiganza cyawe ku mwana navuze. Bibiliya ivuga ngo maze Yakobo ngo anyuranya amaboko. Ngo kuko Yosefu yari yafashe abana ngo agenda bashyira mu kuboko kutariko. Imana ishimwe cyane. Uwavuzweho ukw'iburyo amushyira ibumoso, uwavuzweho ukuboko kw'ibumoso amushyira iburyo. Hanyuma ngo Imana ibwira Yakobo ibyo agomba gukora. Imana ishimwe cyane. Iramubwira ngo fata akaboko k'ibumoso ugashyira iburyo, ngo ufate akaboko k'iburyo ugashyira ibumoso, ngo kuko abana bashyizwe mu buryo butari bwo. Imana iramuhishurira kandi atareba. Imana ishimwe cyane. Reka ngubwire mama, we wari uzi ko umugisha wawe ugiye guca ku ruhande rwawe, ariko ntabwo uzanyura ku ruhande. Umugisha wawe uzakuzaho mu izina rya Yesu. Isezerano rifite ry'uko wavuzweho n'Imana. Imana ishimwe. Aba bana rero bakurana umugisha, bakurana ubuzima bw'Imana, bakurana imibereho y'Imana. Bibiliya ivuga ngo maze Yakobo ngo anyuranye amaboko, ngo anyuranyije amaboko, ngo ashyira ikiganza ku mwana wari ukwiye kugishyirwaho, ngo buri mwana wese ahabwa umugisha ukwiriye. Haleluya. Ngo kuko byari biri ngombwa ko hari umwana ugomba gukurana umugisha, ngo ariko n'undi akazabona umugisha, ariko undi akabona umugisha ukomeye, undi agahabwa umugisha uri hasi. Haleluya. Ntabwo abana bose bagomba guhabwa umugisha kimwe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Turi mu gihe gikomeye cyane cyo gutegereza mu isezerano Yesu yaduhaye. Yesu yaravuze ngo ndagiye, ngo ariko ntabwo ngiye ngo mbasige mwenyine, nzaboherereza umufasha uzabafasha, ngo kugira ngo ibyo muzakora byose muzabikore mufashijwe na Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ikiganza cy'Imana ntabwo kizayoba, umugambi w'Imana ntabwo uzayoba, uzakuzaho mu izina rya Yesu, kuko wavuzweho n'Imana. Ntabwo Efurayimu umugisha wagombaga kutamuzaho kubera ko yari yavuzweho n'Imana. Ntabwo Yakobo yagombaga gushyirwaho, ntabwo Manase yagombaga gushyirwaho ikiganza kitamugenewe, ntabwo Efurayimu yagombaga gushyirwaho ikiganza kitamugenewe, ahubwo buri wese yagombaga guhabwa ibihwanye n'agaciro Imana yamugeneye. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire uyu munsi wa none, umugisha ufite uyu munsi ni umugisha Imana yakugeneye. Uwo nguwo urimo ako kanya uhagararemo neza, ugendemo neza, ukiranukemo neza, ubanemo n'abandi neza. Haleluya. Erega narababwiye ngo ntabwo Imana yaguha ibintu byo gupfusha ubusa. Imana irabanza ikaguha ibintu byo kwitwaramo neza, ni bikeya ariko byishimiremo, hanyuma ubanemo n'abantu neza, ubigenderemo neza, ubikiranukemo neza, kuko ntabwo wakiranuka mu byinshi utarakiranutse mu bikeya. Imana ibwira Yakobo ngo uwo mwana nagenye ko ashyirwaho ukuboko kw'iburyo bari ugushyiraho. Imana ishimwe. Nubwo mu kuboko kw'iburyo hari uwagombaga kugira ibumoso, Imana iramubwira ngo nyuranya amaboko, bamaje gufata abana babashyira mu kuboko kutariko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyo Yosefu yifuzaga ntabwo ari iby'Imana yifuzaga, ahubwo ibyo Yakobo yashaka gukora nibyo Imana rero yamubwiye gukora. Ariko Yosefu agashaka kunyuranyisha abana kugira ngo uwo ashaka bari uhabwa umugisha. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yavuze ntabwo kizigera kiyoba. Ndabikubwiza ukuri. Tugendere mu ijambo ry'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro ibice 48, dusoma umurongo wa 11, tuza gusoma n'umurongo wa 17 kugeza wa 19. Ndababwira ngo rero ijambo ry'Imana ni umugambi mwiza kuri twebwe. Ni ijambo ridukebura, ni ijambo riduhesha ibyiringiro, ni ijambo ridushyira mu mwanya wacu. Nkubwire ngo uyu munsi ukizwa mu mwanya wawe, niba igihe cyarageze ugakurwa mu mwanya
wari urimo Imana igushubije mu mwanya wawe kandi igushubije agaciro kawe kandi ikiganza cy'Imana kibaye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndagira nkubwire ngo Uwiteka uyu munsi anyuranyije amaboko ku buzima bwawe, ntawe uzagukuraho umugisha wawe mu izina rya Kristo Yesu. Shalom, shalom, shalom. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, iri ni ijambo ryiza kandi ni ijambo ry'umugisha, ni ijambo rifite ubuzima, ni ijambo rifite amashimwe, ni ijambo ritubwiye ko Imana igiye kutunyuranyaho amaboko mu izina rya Kristo Yesu. Nubwo Satani adufata akatunyuza hirya no hino, akatujyana mu nce zitandukanye, akatujyana ahantu umugisha wacu utari, ariko Mana Nyagasani tugarure mu murongo neza, duhagarare mu mwanya dushakamo, turambikwaho ikiganza cyacu, duhabwe umugisha wacu, duhabwe ubuzima bwacu mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Ndasengera buri muntu wese mu mahanga wese unyumva, ari wo mu gihugu cy'u Rwanda, ari wo mu mahanga yose unyumva kandi unkurikiye, iri jambo ndagira ngo ubwire ngo Uwiteka anyuranyije amaboko ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Data tugushimiye ko wumvise gusenga kwacu, wumvise kwinginga kwacu, ni mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Shalom, shalom, shalom.